protestuje przeciwko marginalizowaniu roli Polski. Minisitiri w'intebe wa Pologne ati hari abasirikare bacu mu bihugu bya OTAN ubu bari muri Ukraine barimo abarwanyi abatoza ingabo zo muri icyo gihugu n'abatekinisiya mu bindi bitandukanye bya gisirikare n'urugamba bariyo kandi barakomeza no gufasha Ukraine byabo no mu bindi bihe biri imbere. Ntabwo Putin wo Burusiya tuzigera tumureka ngo yidegembye akora ibyo ashaka byose kugeza yigaruriye Ukraine. Nta bizigera bibaho ibyo ngibyo. Ibiriho ubu ngubu muri Ukraine ni impinduka gusa zisanzwe mu ntambara. Ntabwo imirongo y'urugamba ishobora guhora hamwe, nta kindi kiri kuba. Ibyo nawe abimenye ntiyebwere rwose ko hari intsinzi tuzamwemerera kugeraho muri Ukraine. Tusk avuga ko nta mezi arenga 3 Ukraine yari kumara irwana n'Uburusiya butarayigarurira 100% ngo iyo OTAN itayifasha kwihagararaho imbere yabo. Aturetse n'ubu rero no mu kindi gihe cyose intambara imaze irwanwa uhereye ku ngabo, intwaro n'ubundi bufasha bwose bukenewe mu bya gisirikare n'ubundi tuzakomeza tubikore. Ntabwo Uburusiya buzigera bwigarurira Ukraine cyangwa ngo n'indi migambi yari yose bwaba bushyize imbere dutume bayigeraho babikesha intsinzi mu ntambara. Nubwo ariko kandi amakuru yo kohereza ingabo za OTAN mu buryo bweruye muri icyo gihugu cya Ukraine akomeza guhakanirwa kure n'umunyamabanga mukuru w'uyu muryango Jens Stoltenberg. Nyamara nanone ni impande zitandukanye zikomeza kwemeza ko abo basirikare bagiye bava mu bindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Muri gahunda y'uyu muryango wa OTAN benshi ubu ngo barangije kwerekeza muri Ukraine biganjemo Abafaransa n'Abongereza, ari nabo n'ubundi Uburusiya bwemeza ko bakomeje kubiyoboramo abandi no kubibakangurira. Ku rundi ruhande hari inyandiko imaze imensi ihererekanwa mu butegetsi bw'ibihugu byo muri uyu muryango wa OTAN ishimangira ko mu buryo bweruye kandi buhuriweho ngo nta ngabo z'uyu muryango zizigera zoherezwa mu ntambara muri Ukraine. Iyo ikaba inyandiko biteganijwe kwizaganirwaho igasenyerwa i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa 7 k'uyu mwaka mu nama yaguhe abategetsi bo mu bihugu byo muri uwo muryango. Nyamara nanone n'ibindi bihugu nabyo byinshi bibarizwamo ku giti cyabyo byakarihanye cyane Uburusiya byiyemeza no kohereza muri Ukraine abasirikare babyo mu gihe Uburusiya nabwo uretse kugaragaza ko nibiba ngombwa buzarwanisha ahubwo n'ibisasu kirimbuzi mu gihe hazagira abandi boherezwa kubarwaniriza muri Ukraine kuko Uburusiya ngo budateganya gutsindwa bibaho. Ubwo hakibazwa noneho nibe ibyo bihugu mu gihe Uburusiya bwabishozaho intambara nabyo biturutse kuri iyo mpamvu yonyine ubwo byazirwanaho byonyine kandi nyamara gutabarana no gufatanya mu ntambara ari naryo shingiro ubwaryo ryo kubaho kuri OTAN. Ni mu gihe nk'ubwo Dmitry Medvedev mu buyobozi bw'inama nkuru y'umutekano w'igihugu mu Burusiya hashimangira igihe cyose ko imyitozo ya gisirikare ingabo zabo ziherukamo mu mensi yishize zitegura n'ibisasu kirimbuzi byabo ngo itari imikino no gukangana biraho gusa ngo yari gambiriye ahubwo kwereka uburengerazuba bwese ko nta na kimwe Uburusiya buzasiga inyuma mu bibaho byose mwese mu ntambara na OTAN ko nizo ntwaro kirimbuzi ubwo biteguye kuzirwanisha nazo. Tout d'abord, vous devez obtenir une réponse de Macron pour savoir s'il y aura des troupes ou non. Ensuite, nous parlerons des conséquences. Perezida Vladimir Putin nawe amaze igihe ashimangira neza kuretse kubikora rwihishwa cyangwa no mwesura yo gutoza ingabo za Ukraine ariko ngo kohereza ingabo zabo byeruye ndetse no ku mubare ufatika zibarizwa no ku rugamba muri Ukraine ngo waba ari umurongo utukura kandi ntarengwa w'Uburusiya OTAN nayo idashobora kurenga kuko ngo nibigerwaho ubwo Uburusiya nabwo ngo buzahita bwinjira mu ntambara yeruye nabo n'ibyo bisasu kirimbuza akabaraho byarasirwa koko. Putin mu buryo buziguye agaragaza ko igihugu cyari cyo cyose kizohereza byeruye abasirikare bacyo mu ntambara muri Ukraine kurwaniriza ingabo ze ngo Uburusiya niburamuka bubonye hari icyo bibangamiraho intego zabwo muri Ukraine kubera izo ngabo cyaba cyoherejeyo icyo gihugu nyene Uburusiya nabwo ngo buzakirasaho ibisasu kirembuze nibiba ngombwa. Si on laisse faire en Ukraine, c'est la loi du plus fort et on peut pas être en sécurité. C'est pour ça que j'ai dit on doit aider plus, ce qu'on va faire dans les semaines à venir. N'Abafaransa nyine n'Abongereza cyane cyane Uburusiya bwihanangiriza kurusha abandi kuko ari nabo bana bikarishyemo cyane kurusha abandi ndetse n'ibyo byo kohereza ingabo muri Ukraine ni Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron watangiye kubivuga ku mugaragaro mu mensi ishize ashimangira ko no kohereza y'abasirikare babo bajya gufasha Ukraine nabyo bidashobora kwirengagizwa ngo kuko nta na kimwe bateganya nabo gusiga inyuma ngo Uburusiya ntibugere ku ntsinzi bugambiriye cyane mu ntambara burimo muri Ukraine. 10 years ago, 12 years ago, before Georgia, nobody actually believed mu bandi bategetsi kandi uretse ubu ngubu Donald Tusk wa Pologne, Madame Ingrid Shimonete wa Lithuania nawe heruka gushimangira mu buryo bwatunguye benshi ko yiteguye kohereza abasirikare b'igihugu cye kurwanya Uburusiya muri Ukraine. Icyo gihe anavuga ko abandi bahuriye nabo mu muryango wa OTAN nabo barangije gutegura ibisasu kirembuze betonze ku Burusiya ku buryo atari bwo bwakomeza gukangisha igihe cyose abandi bose ibyo bisasu kirembuze ngo nkaho ari bwo bwonyene bubitunze. Mu gihe rero Uburusiya bukomeje kwegera imbere cyane ku rugamba bunegarurira ibirindiro byinshi n'ibice ingabo zabwo zikomeza kwambura abasirikare ba Ukraine hakaba haherutse no gufungurwa umurongo mushya w'urugamba mu majyaruguru ashyira uburasirazuba muri Oblast ya Kharkiv aho Uburusiya bugenzura n'ibice byinshi. Nyamara no murongo utukura wa Putin bisa naho uri kugenda ukomeza kurengwaho cyane ibindi bihugu bitandukanye nabyo byiyemeza kohereza abasirikare babyo muri Ukraine.
kugeza ubu biremezwa n'impande zitandukanye ko hagomba kuba hashize n'iminsi mike gusa ahubwo hari n'umubare munini w'abasirikare b'abanyamerika berekejweyo muri gahunda yo gutoza abasirikare bashya babarirwa mu 15,000 ba Ukraine. Ibinyamakuru bitandukanye by'abanyamerika nka New York Times bigashimangira ko bisa naho noneho hari amatsinda y'ingabo z'umuryango wa OTAN ashobora gutangira koherezwa muri Ukraine byitwa ko zigiye gutoza ingabo zaho, ariko noneho bikorwa mu izina rya OTAN atari ibihugu bibarizwamo bibikora ukwabyo. The only US military personnel that are in Ukraine are associated with the embassy as part of the defense attaché office, and they're doing important work in terms of helping us with the accountability. Nyamara ibiro bya Perezida Biden muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabyo bigaragaza ko badashaka rwose kohereza abasirikare babo muri Ukraine, kandi ngo mu buryo bweruye no mu biganiro mu muhezo abagirana n'ubutegetsi mu bindi bihugu bahuriye nabyo muri umuryango wa OTAN, ngo niko abanyamerika bakomeza kubakangurira bose kutohereza abasirikare babo muri Ukraine, kuko ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nanone zitagambiriye kwagura intambara yo muri Ukraine ngo itangire no kurwanirwa mu bindi bihugu. Kuri iyo ngingo abandi nk'Ubwongereza, Minisitiri w'Ingabo Grant Shapps yagaragaje ko igihugu cye ngo gishyigikiye cyane kohereza inzobere mu bya gisirikare z'Abongereza zijya gufasha abanya-Ukraine gutoza ingabo zabo no kurinda ibice byose bakigenzura ngo ntibikomeze kugwa umusubirizo mu maboko y'ubugenzuzi bw'Abarusiya nk'uko biri gukorwa muri ibi bihe. Hari itsinda ry'abasirikare babarirwa mu bihumbi 100 b'abanya-Ukraine baheruka gutorezwa mu bihugu birimo Ubudage, Polonye n'Ubwongereza, nabwo bikorwa muri gahunda y'umuryango wa OTAN. Ariko kurenga kuri iyo ntambwe noneho hoherezwa ingabo za OTAN ngo zibasange muri Ukraine abari aho byose bikorerwa noneho n'ubwa mbere nabyo bikomozwaho bigafatwa nk'itangiriro rusange ryo kurenga noneho kuri wa murongo utukura Putin nawe yarangije guca uko ako kanya bwari intambara kirembuzi OTAN nayo izabigaragaje ko igambiriye muri uko kohereza abasirikare babo muri Ukraine. Ubutegetsi bwo Bwongereza buheruka no gusaba Ukraine kwifashisha intwaro babahaye bakagaba ibitero simusiga nabo mu Burusiya ngo babibahereye uburenganzira bwose, nta kibazo Ubwongereza bubifitemo, niba bikore noneho ntabwo ngo bazabareba nabi cyangwa ngo bareke no gukomeza kubaha izindi ntwaro, naho ibindi ngo bazabyikemurira n'Uburusiya nibubabazwa nabyo. Muri ibyo byose hari ibikorerwa ku rwego rw'ibindi bihugu kwabyo, hakaba n'ibindi bicishwe igihe cyose muri gahunda z'umuryango wa OTAN, bisa naho nta kabuza nayo igomba kurwanira n'Uburusiya muri Ukraine mu ngaruka zose zabibarizwamo, kuva ku ntambara ngari yakwitwa ya gatatu yese kugeza ku iraswa ry'ibisasu kirembuzo bwabyo. Uburengerazuba bwese bwahaye kandi buracyahaye Ukraine amafaranga n'intwaro zose zishoboka, ariko Uburusiya bugakomeza gusimburanya intsinzi ku yende ku rugamba mu isura yo gutsinda Ukraine, mu gihe abandi mu Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa n'umuryango wa OTAN wose muri rusange nabo bakomeza gushimangira ko nta na kimwe kitazakorwa ngo babuze Uburusiya kugera kuri iyo ntsinzi muri iyi ntambara. Muri make Uburusiya ntacyo bushaka guharana kimwe n'intsinzi idasubirwaho yonyine burwanira. OTAN nayo no gutsindwa nyabyo ku Burusiya ireba konyine. Rero gukozanyaho no kuba barwana byeruye bisa naho nta gisebya ku mpande zombi, ahubwo igisigara no kureba ikigero byashyirwaho, niba cyagezwa no ku ntambara yagukira cyane koko n'ahandi, cyangwa se n'ibyo bitwaro kirembuzi byabo byakorwaho bakarimburana noneho ababirokotsa akaba aribo batsinda abandi. iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika. Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Waduhamagara kandi kuri 0788442127. iFix Technology Limited, we are Apple devices experts. Waba wifuza sale nziza yo gukorera mu bukwe, inama cyangwa ibindi birori bitandukanye? Gana Inzozi Park. Ese waba wifuza ahantu wasohokera ukishimana n'abawe? Muri Inzozi Park Bar Restaurant tubakirana ubwuzu. Muri Inzozi Park kandi tubafite n'izindi serivisi zitandukanye nka decoration, sonorisation, kandi tunategurira amafunguro abahakoreye ubukwe, inama ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Tunatanga serivisi ya food catering ahariho hose. Izo serivisi zose tuzibaha ku biciro byiza utasanga ahandi. Inzozi Park dukorera i Gahanga kuri kaburimbo hafi ya Station Merez. Inzozi Park, duhamagare cyangwa utwohereze WhatsApp kuri 0788 336 932.